Mwongeye kwirirwa nshuti zanjye nkunda, amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Muri aka kanya rero ndagarutse ngo twongere tuvuge kuri ya magambo ajyanye no kwihesha agaciro. Murabizi neza ko mu byo dukora byose agaciro ariko ka mbere. Ibyo wakora byose aho waba uri hose utihesha agaciro, ibyo waba urimo byaba ari ubusa kuko nabyo nta gaciro waba uri kubihesha. Ikindi, uzakore ikintu kiguturutseho, uzakora ikintu n'imbaraga zawe zose. Ntukazumve ko ikintu uzakora uzagifashwamo na runaka. Yego ni byiza tubonye abadufasha, ariko se mu gihe batabonetse twahagarara ntitugire icyo dukora? Hari abakora ikosa ryo kwishingikiriza imiryango, ngo bafite imiryango ikomeye, ngo bafite imiryango ikize, ngo bafite abantu babatera inkunga. Abo bantu bawizera nabo baba bafite ibyabo bibereyemo, ntabwo ikiba kibashishikaje ari wowe. Ese nibatagufasha bizagenda bite? Nibatagufasha uzakomeza ubategereze, uzageza ryari? Uzarinda upfa ukibategereje? Ese numara gupfa nibwo bazagukiza? Oya, wenda numara gupfa ikintu bazagukorera ni ukukugurira indabo nziza, wenda na za serikeye, ariko icyo gihe ntacyo bizaba bikikumariye kuko uzaba warapfuye. Ihesha agaciro wowe ubwawe, ukora ikintu ku giti cyawe utishingikirije imiryango ufite ikomeye, utishingikirije abandi bantu. Muri aka kanya rero muri kumwe na Nshimiyimana Anselme. YouTube channel ni yayindi ni Ku Nkombe TV. Nyaboneka kora subscribe ubundi bwo tujye dukomeza kwibanira. Subscribe yawe ni inkunga ikomeye kuri njyewe, ariko nabwo nutayikora nta kizambuza gukomeza kubaha ibyo ngewe ngomba kubaha, ariyo aya magambo. Muri aka kanya rero nshaka kujya tuganire kuri aya magambo, cyangwa se mbabwire kuri aya magambo nateguye hano. Ni amagambo agira atya: jya wirinda kumva umuntu uwo ari we wese ukubwira ibyo ushoboye kugeraho n'ibyo udashoboye kugeraho mu buzima bwawe, kuko hari n'ushobora kuguca intege wegereje kugera ku ntsinzi yawe. Ibi birumvikana. Jya wirinda abantu baza baguca intege, bakubwira ati se sha, ibi bintu urimo gukora urabona koko uzabyikora kugeza ryari? Ibi bintu urimo gukora urabona ufite icyizere ko uzabigeraho? Najya kubwira gutyo ujye umubwira uti yes, mfite icyizere njyewe ubwanjye nzabikora kandi nzabigeraho. Abaguca intege ubihorere. Hari abantu baba bafite imitima yoroshye, umuntu aza akabwira ati ibi bintu uri gukora nakugira inama yo kubireka, ntuzabigeraho nta n'icyo uteze kugeraho. Ugasanga uwo wabibwiye ko karabyemeye ahise acika intege, ahise ahagarika ibyo yari ari gukora. Ibyo bintu ntabwo ari byiza nshuti yanjye. Ahubwo nakubwira ati ibi bintu uri gukora ntabwo uteze kuzabigeraho. Wowe ikintu uzakora ni iki? Ikintu uzakora ni kimwe: ibyo uri gukora uzongeremo imbaraga, uhatane, ubikore kandi umwereke ko ubikora wishimye, kuko hari icyo ushaka kuzageraho. Ako kantu kumve. Ikindi, umuntu uzaza aguha kuraje, aguha morale, akubwira ati ibintu uri gukora uri mu nzira nyayo, komerezaho, icyo ushaka uzakigeraho. Uwo muntu uzamwumve kandi umwereke ko ibyo ari kukubwira ubishoboye koko. Ibyo ari kukubwira ari nko korosora uwabyukaga. Ubikore ushizemo morali, ubikore n'imbaraga zawe zose, ubikore ubikunze. Igihe ukoze ikintu ugikunze nta kabuza uzakigeraho. Ibintu ukora ubikunze uzabigeraho ufashijwe n'iki? N'Imana. Warasenze ubura iki? Warakoze ubura iki? Warakoze ubura iki? Ikindi kintu ugomba kumenya inshuti yanjye, gusenga bijyana no gukora. Ntukazirirwe mu byumba by'amasengesho gusa udakora. Uzatungwa n'iki?
fata umwanya wo gusenga, ufate n'umwanya wo gukora, byose ubivange kuko n'Imana ifasha uwifashije. Abo bantu baguca intege rero bagendere kure, ahubwo ukomezanye na ba bantu baguha morali, ba bantu. Hari n'umuntu ubona uri gukora ikintu washizemo imbaraga zose, akakwitegereza akareba uburyo uri gukoramo, akavuga ati basi uriya muntu ibintu ari gukora reka nze mushiriremo akantu, kanze mutere akanyabugabo abashe gukora afite morali. Ugasanga niba uri gukora ibintu akabona ibintu uri gukora ni byiza, akakubera umuterankunga, akagufasha mu buryo ashoboye. Arashobora kugufasha mu bitekerezo, akakubwira ati noneho ibintu urimo gukora ndi kubona ari byiza pe, ibintu uri gukora ni byiza cyane kandi birashimishije. Rero kugira ubigereho nta kundi, unyura muri izi nzira, gira gutya na gutya ubirebe ko wagera aho ushaka kugera. Nk'uko nawe urimo kundeba ushobora kuvuga uti ibi bintu uri kuvuga nyamara nibyo, ibintu uri kuvuga bifite ahantu biri kunkora, reka ngukorere ka subscribe ngutere inkunga, urebe ko nawe hari aho wabasha kugera, ko nanjye niyongera mu mubare w'abasubscriber bawe tukajya duhora tubana. Iyo ni inkunga kandi itagoranye, ni inkunga yo kunyereka uburyo ushobora kugera ku nzozi zanjye utiriwe ushoramo amafaranga, utiriwe ushoramo imibyizi, usibye gukora aho handitse subscribe gusa, ubundi bwo ukajya unkurikirana. Iyo ni inkunga ya mbere ikomeye rwose. Ikindi wenda hari ushobora kubona watangiye akantu, watangiye akazi runaka, wihangiye umurimo, ukavuga ati nyamara uyu murimo uyu muntu ari gukora, reka wenda yatangiye akantu k'ubucuruzi ntabwo butike ye inoze, ukavuga ati reka mwongeremo nk'agakarito ka biswi, ariko watangiye kuko n'uwabikora n'uwagutera inkunga ntiyayigutera ugize ute utatangiye, sibyo? Icyo cyo kirumvikana. Ikindi kandi ugomba kumenya mu buzima bwawe, uzamenye ko ubuzima ari nk'igitabo. Ubuzima ni nk'igitabo. Uyu munsi ushobora gukora bikanga, ejo ugakora bikanga, ejo bundi ugakora ukabura nahombye ahubwo mu byo wari gukora, ukabona byanze cyane. Ariko wicika intege, rambura indi paje, komeza ukore, igihe kizagera iminsi bisobanure, igihe kizagera ntudacika intege, ahubwo buri uko uhuye n'ibihombo ukomeza kongeramo imbaraga, igihe kizagera bikunde, igihe kizagera bishoboke. Ubundi buri munsi uhura nawe ujye ufata nk'urupapuro rushya rw'igitabo runaka. Noneho buri kwezi winjiyemo ugufate nk'igice gishya cyangwa se chapitre nshyashya. Noneho buri mwaka uwufate nk'urukurikirane rushya. Isi turimo imeze nk'igitabo. Inshuti yanjye rwose, ntugatinye gukora, ntugatinye guhomba, kuko hahomba uwashoye, hahomba uwatangiye gukora. Nawe nuhomba ukiri mu bitekerezo, icyo ni cyo gihombo cya mbere kibaho gikomeye kandi kibabaje, guhomba mu bitekerezo. Guhomba kwa mbere ni uguhomba mu bitekerezo, gutekereza ikintu ntugishire mu bikorwa. Icyo ni cyo gihombo cya mbere kandi gikomeye kibaho. Dutinya guhomba. Iyo dutekereje umushinga dutekerezamo ibibi gusa, tugatekereza ibihombo, ntidutekereze inyungu. Ntuteze kunguka utashoye, ntuteze kunguka utakoze, kandi niyo wakora ugahomba ntukazacika intege, ahubwo uzafatireho, ushyiremo imbaraga, ushyiremo ubushobozi bwawe bwose, ibitekerezo byawe byose ubishyireho, ariko ukore. Nizere ko twumvikanye neza, nizere ko ibyo mvuze wabyumvise.
kora subscribe aho ngaho ku Nkombe TV, ubundi bwo tujye dukomeza twibanire, amahoro y'Imana abane namwe. Mana yanjye unkize mu gihe ari njye kibazo, kandi mu gihe atari njye kibazo ugira ute? Undinde. Mana yanjye unkize igihe ari njye kibazo, kandi undinde mu gihe atari njye kibazo. Imana ikomeze barinde, murakoze cyane. Mwari kumwe na Nshimiyimana Anselme kuri YouTube channel yitwa Ku Nkombe TV. Kora subscribe, share na like, muraba mukoze cyane. Ciao ciao.